Ndabaramukije bakunzi ba Future Nation TV. Kuko bisanzwe iteka rero tubagezaho ibiganiro bitandukanye, tubagezaho imyidagaduro, hariho amafilm, tubagezaho inkuru zitandukanye. Aka kanya rero wakurikirana Future Nation TV, ugakora subscribe, ugakora comment, share ndetse na notification kugira ngo ibiganiro byacu ukomeze kubibona buri munsi. Ubu nonaha twasuye umuntu hari wabwira izina waraza kwivuga. Reka umuntu yivuga izina ibindi bikomeze nyuma. Murakoze. Yesu nashimwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Umwami Yesu nabane namwe. Nditwa David niyo nkuru. Ndubatse. Yesu aduha numugisha. David niyo nkuru. David niyo nkuru twamusuye ahantu ku Gikumba mu murenge wa Bumbogo mu kagari ka Nyabikenke. Ubu niho turi aka kanya. Twageze iwabo wa David mu rugo rwe aho afite umuryango we. Bangombwa yuko dusanga agiye gusenga kandi hari ibyo yifuzaga kugira ngo adusangize. Byabaye ngombwa ko dukora urugendo rero tuva mu rugo rwe tuza ahangaha. David ni muntu ki? David agiye kutubwira icyaka kanya. Reka tumuhe ijambo atubwire ibintu yaduteguriye. Yesu nashimwe cyane. Nongeye kubasuhuza kandi ndabashimira Future Nation ko mwansuye. Yego. Tutari twagana numva twasenga Imana. Yego. Tukabanza tugasaba Imana kudufasha muri uyu mwanya kuko tugiye kuvuga ku mbaraga z'Imana, tugiye kuvuga kuri Kristo ukiza ibyaha, kuri Kristo ukiza imitima y'abantu, kuri Kristo utanga amahoro ku bayabuze. Rero uyu mwanya ni byiza kutubanza tugasaba Imana kudufasha ikabana natwe muri uyu mwanya mwiza wo kuvuga kuri Kristo. Yego. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana tatwa twese uri mu ijuru. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Uri Imana yacu bwite, uruwiteka n'iryo zina ryawe niwe Alpha na Omega. Uri Imana iboneka ikaboneka buri wese akukeneyemo ukamwiyereka akakubona. Imana iboneka muri butandukanye. Uburyo wese umwama gukeneye muri buryo akubonamo. Dawidi yagusabye akubona wica Goliyati. Niko buryo mwami yakubonyemo. Uri Imana iboneka nushimwe. Buryo mwami Dawidi yakubonyemo, siko buryo Elisa yakubonyemo. Elisa yakubonye uhumisha Abasiriya, Mana barahuma umurokora mu buryo Kristo. Elisa na warakubona. Uri Imana iboneka yabonekeye Sadaka bashaka Bedende gutara ry'umuriro mwami, bakubona barokora mu rupfu rukomeye rw'itanura. Imana iboneka muri butandukanye. Imana ishimwe. Imana ishimwe, Imana himbazwe. Ubwo Elisa yakubonye, sibwo Eliya yakubonye. Eliya yakubonye umanura umuriro mwami, imibazo wa Bayali mwami ariko aratsinda. Ahimbaza umwami Imana. Imana ishimwe, Imana himbazwe. Ubwo mwami Meshaki yakubonye Sadaka Bedende sibwo Daniel yakubonye. Daniel we yakubonye mu cyamenyo y'intare. Mwami nyiringabo, tugiye kuganira ubiyereke. Buri wese ubwo agukeneyemo akubone. Mu izina rifite imbaraga. Esikona adante onks wenta bast. Mbaga z'Imana entone dust ekola bergast. Uwiteka we ubonekera abagabo uko bagukeneye. Ubonekera ababyeyi uko bagukeneye. Ubonekera urubyiruko uko rugukeneye. Imana ishimwe. Ezi wantana aba fikozma shake kolaime merikoze efast. Mbaga z'Imana zikora imirimo zisenya inyubako mwami ya Satani mu mitima y'abantu. Banezererwe babohorwe n'imbaga z'Imana, babohorwe n'ijambo ry'Imana, babohorwe n'ubuhamya. Imana ihimbazwe. Eno onasiko deba seradi wide ezone lanka wenko na jamo prizo lost. Uwiteka we ndabizura Imana bose icyarimwe. Njya ku migabane yose y'isi, Aziya, Europe, Australia, Afrika, Amerika. Mana ole siwenta bre efro mexta egena anko jena enta we hebast sole wela mo mirigesti entonai ewo ozaike monaji escampre. Uiteka we imitima y'abantu bose ibohorwe nawe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ubonekere mwami bwoko bwawe mu izina rya Kristo. Abakeneye agakiza babonekere, abakeneye kuruhuka babonekere. Uri se w'imfubyi mu gafakazi, bonekere imfubyi Yesu, bonekere abafakazi elol engela sabi frema. Mana bonekere imfubyi, abakene babonekere. Ukuri mata gusenga utajyashinya rugero daso gusenga kwabo. Abarwayi amakanseri amasida bonekere, abarwayi indwara z'abadayimoni babonekere bakiza. Ukuri Imana iboneka. Muri kano kanya n'undi mwami bana natwe dushyikire umwuka wera muziranenge, umwuka mutagatifu, umwuka w'Imana wera azaganze mukadushyikire. Nta bari twiteka ahubwo zo ryaba ryo. Yaba ababene data turi kumwe nanjye David nabagiye kumva. Dufashwe n'Imana muri gahunda ku bwa Yesu Kristo wanesheje.
amen. David, Imana iguhe umugisha. Abantu mwese mwari muboshywe, abantu mwese mufite ikibazo cy'uburwayi, abantu mwese mwumva muremerewe ku mutima, abatarakira agakiza, aka kanya mwumve mubohowe n'isengesho kandi muryizere rirakora. David, twakomeza utubwira. Imana ibaha umugisha. Twavuga byinshi, kadusome ijambo ry'Imana turifashisha mu kiganiro cyacu tugiye kuganira kuri uyu munsi. Kandi nizera neza nashidikanya ko nsenze mvuga ko Imana iboneka. Mwanditsi aravuze avuga ngo ni Imana ikunda abayikunda, abayishakana umwete barayibona. Buri muntu wese uko akeneye Imana, abantu bose baduteze amatwi ndetse babaturira kuri iyi video bumve ko kandi bizere ko Imana iboneke umuntu uko ayikeneye. Nta crise economique ya buri kimwe ukeneye mu buzima bwawe Imana ifite. Imana ishimwe. Ujye umvira ijambo uko rivuze. Nta crise economique ya buri kimwe ukeneye mu buzima bwawe Imana ifite. Nta crise economique y'imbabazi Imana ifite kuko bafite ibyaha, ni Imana ibabarira. Nta crise economique y'imiti yo kuvura abarwayi Imana ifite. Imana ni umukiza, yo yifitemo imbaraga zikiza. Ureba iyi video wizera Imana, wizeye ko nta crise economique ya buri kimwe ukeneye mu buzima bwawe Imana ifite, wizera Imana. Hari icyo Imana yagukorera, hari icyo Imana yakora ku buzima bwawe, Imana yakubohora, yabara umutima wawe kuko Imana irihagije muri byose. Turi gusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 9 umurongo 37. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 9 umurongo 37. Haravuze ngo Yesu akiza umwana igicuri cyananiye abigishwa be. Tatwengo ravuze ngo nuko bukeye bwaho bamanutse ku musozi, abantu benshi baramusanganira. Nuko umugabo wo muri bo avuga ijwi rirenga ati, mwigisha, ndakwinginze ndebereye umuhungu wanjye, kuko namubyari ikinege. Ndayimoni yamufashe aramwanisha, akamutigisa, akamubirisha ifuru, kandi amaze kumutera imibyimba myinshi, akamuvamo biruhagije cyane. Ninginze abigishwa bawe ngo bamwirukane, ariko ntibabibasha. Yesu abasubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza, nzageza kubana namwe no kubihanganira. Zana hano umuhungu wawe. Umuhungu akiza, Dayimoni amutura hasi, aramutiza cyane. Yesu acyaha Dayimoni, akiza umwana, amusubiza se. Mwakenze ijambo ry'Imana. Mutumeze kwanditswe na Yohana ibice 9 nubundi, twifashishe amagambo kandi twizere ijambo ry'Imana kuko rifite imbaraga zo gukiza. Ijambo ry'Imana riri mu muti wo kubohora. Haravuze ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Akigenda abona uwavutse ari impumyi, abigishwa baramubaza bati, mwigisha ndi wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be kuko yavutse ari impumyi? Yesu abasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo wantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibaje gukora. Hire mu isi umucyo w'isi. Amaze kuvuga icyo cyama cyangwa hasi, ayatobesha kondo akamusika ku maso. Aramubwira ati, uyuhagiye mu kigenda cy'Isorowamu, abasorwa ngo waratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Abatanye bari bamubonaga kera urasabiriza, bati uyu si we cyaragasabiriza. Bamwe bati niwe, abandi bati si we, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati ninjye. Baramaze bati, wahumutse uti? Arabasubiza ati, wa muntu, Imana ishimwe, wahumutse uti? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobya kondo, akansika ku maso, arambwa ati, Gesero wamuyuhagire. Nuko aragenda yiyuhagira, ndahumuka. Mwakeneze ijambo ry'Imana. Amen. Ikiganiro cyacu kiratangiye, ariko insanganyamatsiko ni byiza ko tunayivuga. Ijambo tuba dusomye kugira ngo umuntu muri byinshi utafata cyangwa muri bike wafata, ufata ijambo rivuga ngo ni Yesu ukenewe mu buzima bwawe, mu buzima bwawe bwa buri munsi, none n'ejo hazaza, ni Yesu ukenewe. Imana ishimwe. Tubonye umugabo, uyu mugabo yashatse umudamu uko ababyeyi bashaka, babyara umwana umwe w'umuhungu, umwana w'ikinege. Uyu mwana baramubyara, bakimubyara avukana ikibazo cy'indwara y'abadayimoni. Umwana bari babonye ari umwe, avukana n'abadayimoni, arwara igicuri. Abadayimoni baramufataga ngo bakamutigisa, bakamwanisha, bakamubirisha ifuro, bakamutera imibyimba myinshi. Muri make uyu mwana abadayimoni baramubabazaga. Kugira umwana umwe akavuka ari umwe ni ikibazo gikomeye cyane mu buzima bw'ababyeyi, mu buzima bw'ababyaye. Mufite umwana umwe akaba afite ikibazo cyari kimukomereye cyane. Umubyeyi rero akoresha imbaraga yari afite, avuza umwana, ajya mu bapfumu biranga, ajya mu baganga biranga. Igihe kiza kugera, yumva ko haje abigishwa ba Yesu.
barimo barasengera abantu bakabikuramo abadayimoni, afata umwana amushyira abigishwa ba Yesu, baramusengera, ni igitangaza. Baramusengera ariko umwana ntiyakira. Umwana arakomeza ararwara, umwana agumana uburwayi, ariko aza kubwirwa amakuru y'inkuru z'umugabo waje witwa Mensiya, witwa Yesu, witwa umwana w'Imana. Imana ishimwe. Uyu mugabo naje kubabwira aho witwa Yesu, utandukanye n'abigishwa, utandukanye n'abahanuzi, utandukanye n'abantu bose bariho n'abazabaho. Umugabo witwa Yesu. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Babati hari umugabo witwa Yesu ataherutse kuzamuka inayini, asanga umwana wapfuye umupfakazi, umwana amuzura. Baramuganiza mu buhamya. Ataherutse kugikana mu bukwe, ageze ikana umuntu wacuje ubukwe yari umukene, divayi bankeya. Agezeyo afata amazi, afata ibintu by'amazi ayahindura divayi abantu baranywa. Atari gukora ibintu bibitangaza. Imana ihimbazwe. Ataherutse gucana twiyeriko, asanga umuntu waruvutse ari impumyi, ati wamfasha, ariko ngo aramubwira ati Umwuka, aramukiza mu buzima. Imana ishimwe. Bama buhamya bwa Yesu, ubwo Yesu gukora ibitangaza, ubwo afite imbaraga, umugabo w'imbaraga, ko nibabonana n'umwana wazakira. Imana ihimbazwe. Bati usibye n'umwana wawe urwaye igicuri, arutse kwa Mariya na Marita. Lazaro yarapfuye amaze iminsi 4, yari yaranutse byararangiye, ariko ahageze arabatera Lazaro sohoka mumva, Lazaro ava mumva, Lazaro bamuzima. Imana ishimwe. Bamubuhamya bw'uyu mugabo witwa Yesu, aterutse kwayiraga kubwa kapfuye. Abantu bavuga ati mwimurushye umwigisha, umwana yarangiye, ariko Yesu ahageze. Imana ishimwe. Yesu ahageze afata umukobwa aramuzura, amuha ubuzima. Yego. Nakurikiye video, reba ubwe ngo nubwo byanze, wateye imisozi ibiranga, warasenze byaranze, ariko uyu munsi Yesu nawe akugereho, ahindura amateka y'ubuzima bwawe, yaba yo mu mwuka, mu bugingo bwawe, yaba nayo mu mubiri. Nubwo byangiye mu bantu, reba ngo Yesu yaje akenewe. Yesu arashoboye. Kandi Yesu si ngombwa akavuga mu ndimi, si ngombwa ko asenga iminsi runaka. Yesu yaje arategeka ibintu bigahinduka. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Yesu nashimwe. Bifurije kwakira ijambo ry'Imana mu buzima bwawe, rigakora umuti wo gukiza. Yesu ni ukenewe. Umugabo rero bamugatiye umugabo, kandi Yesu ejo azamuka ku musozi. Bamugati wowe uzamanuka kuri musozi, Yesu azaba hari. Imana ishimwe. Yesu araboneka. Abantu bamanutse, umugabo nawe aramanuka, avuga ati mwigisha, ndakwinginze ndebera umuhungu wanjye, namubwiye ari ikinege. Arabisobanura. Ndayimoni yamufashe aramwanisha, atubwiye Kristo ibikubabaje, Yesu azagukiza. Ndayimoni yamufasha aramwanisha, aramutigisa, akamubirisha ifuro, kandi akamuvamo bigoye cyane. Amaze kumutema ibyimba myinshi, ati mwigisha ndakwinginze ndebera umuhungu wanjye. Ukurikiye kuri kamera, uyu munsi ndagusenye mu izina rya Yesu. Yesu akurebere, akorere umuhungu wawe, arebe ibikugoye, arebe ko uyu munsi Yesu akurebere. Imana ishimwe. Abantu baraje barareba, baravuga, abantu baje barareba, baraguseka, abantu baje barareba, baragutaranga, imiryango iragenda, ariko uyu munsi Yesu nakurebera. Aracya dayimoni, aracyabwa uburwayi, aracyabwa ibyo bikugoye, aracyabwa ibyo bikuruhije, aracyabwa ibyo byaha. Uyu munsi Yesu akiza umutima wawe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihimbazwe. Uyu munsi Yesu aragucyahira izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihimbazwe. Umugabo amaze gusobanura indwara umwana we afite, Yesu amubwira ati zana hano umuhungu wawe. Yego. Zana hano umuhungu wawe. Rero mubwire ngo muri imbyara aravuga ngo bwira Yesu byose n'inshuti yawe, ibiko bazana ibigutera, arakunda afasha abashavuye. Wizaje ijambo rye none wirira. Ngabaremewe n'ibiruhanya, babwiye ko Imana baruhura, babwiye tumukiza amaragahinda, none mwirira. Imana ihimbazwe. Uyu munsi uze kwa Yesu, Yesu yagukiza umutima, yagukiriza umutima, kandi washima Imana. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Yesu umuhungu akiza, Yesu acya dayimoni. Dayimoni va mu mwana, afata umwana amusubiza se. Uyu munsi muri dayimoni warukurembeje, indwara ari kurembeje, ibya bikurembeje, Yesu abicyahe, agubuzima mu izina rya Yesu. Aguha umungu muzima, umutima wawe ugukirize, uyu munsi agumunezero mu mutima. Imana ihimbazwe. Amen. Ntakeneze ijambo ry'Imana. Ariko niryo twasomye Yohana, kandi ndivugeho. Juri hari ikibazo? Oya nta kibazo. Ndumva ndimo ndafashwa. Nta kibazo. Sinjya ngorana ngenda ndafashwa, kandi iyo nigisha ngiye mfashwe cyane, ariko nawe ufashwe cyane. Yesu yakumwe n'ubundi kandi n'abigishwa be,
barimo baragenda babona umuntu wavutse ari impumyi. yego uyu mugabo afite ubumuga bw'ubuhumyi yicara ahantu asabiriza ari ku iseta mbi yo gusabiriza gusaba umva ni iseta mbi Uwiteka Imana azabikurinde. uyu muntu ari ku iseta mbi asabiriza abishoye bajyaga baza akabasaba ariko muri kwa gusaba kwe muri bwa buhumyi bwe abantu bakajya bibwira ko ari ibyaha yakoze cyangwa mama we cyangwa papa we cyangwa bene wabo bakumva ari mu bihano by'Imana. Reba ubwo ngo uko ngukuri ubwo buzima murimo ibyo bikugoye ntago ari impamvu y'ibyaha. Cyo ko ari impamvu y'ibyaha wo mutima urabizi ubivaneho kuko Imana cyakuremeye imbabazi. Ariko wowe uri kugeragezwa n'ibikugoye umutima wawe ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Si impamvu y'ibyaha ngo abantu bavuze ngo wakoze ibyaha warasambanye wararoze wakoze oya si impamvu si welega ni mais onima si impamvu y'ibyaha ni impamvu yo kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Ndafashijwe nanjye nuko ndafashe ezima oya si impamvu y'ibyaha uburushyi bwawe si impamvu y'ibyaha ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana wireme sankena onkoli stade ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe demosa wikamo. Imana ishimwe muri Davide muri Juri nawe uri kumva Imana ishimwe oya si impamvu y'ibyaha ubumuga bwawe si impamvu y'ibyaha oya si kutashaka si impamvu y'ibyaha ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanwe muri wowe. Umunsi wakize bamwe bagusekaga bazabona Imana mu by'Imana yagukoreye bahimbaza umwami Imana. Amina. Yesu abishobora bose uyu muntu ibyaha yakoze impamvu y'ubuhumyi bwe ni papa yakoze ibyaha ni mama yakoze ibyaha cyangwa ni bene wabo. Yesu abate mwivangirwa ninde wabyeretswe se ntago ari ibyaha yakoze na mama we nabyaha yakoze apoye nabyaha yakoze ahubwo impamvu y'ibyaha by'uyu muntu ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Imana ishimwe umva Yesu yari bwenge yafite ubwenge n'ubuhanga yari Imana Imana ishimwe hati nguyu ni siwele na angelasha monti wikemu agizaba ni frozma ni si impamvu y'ibyaha nko mubyibwira ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Imana ishimwe Yesu umwanya kandi avuze ijambo ryiza yashubije neza nibatuyeho namwe nanjye ndyatuyeho n'abadukurikiye nibatuyeho ijambo yavuze ngo kandi nkwiriye gukora imirimo yowanumye hakiri ku manywa uko bugiye kwira ni igihe cyabasha kujya gute gukora uramo mu wamutumye utega amatwi wumve harimo gukiza abantu ibyaha. Imana ishimwe harimo gukiza abantu iki ibyaha harimo gukiza abantu imitima imure zo mutima akabwimba ko zigote ziboho harimo guhumura impumyi harimo gukiza abamugaye harimo gukiza abantu imitima n'abarwayi maze 38 ku kidendezi nicyo cyamuzanye gukiza abantu. Imana ishimwe yaje ari umukiza w'abantu abati kandi nkwiriye gukora mu wanumye hakiri ku manywa mu gihe mutacibasha uko bugiye kwira ni mutacibasha gukora. Rero Yesu avuga ko ahubwo tuvugangiye kumukiza hakiri ku manywa kuko mu minsi mike ya mugiye kwira imutacibasha gukora. Icyo gihe murakize cyo bwire yavugaga urupfu rwe ko namara gupfa imirimo izabirangiye nawe nkwifuje kuri mu ya Kristo imimo gukiranuka ukava mu byaha hakiri ku manywa imutacibasha kujya gute gukora. Imana ishimwe cyane. Yesu avuga ati kandi nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Yesu yafata amacandwe acira hasi atoba kondo amukorera umuti. Yesu amukorera umuti yamukoreye umuti none se yaciye hasi yaciriye hasi amukorera iki? Laboratoire yari iri hasi yamukoreye iki? Labo yari hasi yari oya yafata amacandwe acira hasi amukorera iki? atoba kondo oya amukorera umuti yamukoreye umuti wa iyo kumukiza amaso yatobya kodo rabu yayisikora Imana ishimwe arayigendana. Imana ishimwe yaciye hasi amacandwe atoba kondo bizamo baciye mukoreye umuti amusiga ku maso abate rero umva Yesu wamuyuhagire mu masengesho ageze ari yuhagira arezwa ngo aranje ngo ajye arareba arahumuka bamuzima. Imana ishimwe Imana ishimwe Yesu naza uzahumuka uzahumuka yose tuzayivaho yose uzayivaho yose y'ubukobwa maze imyaka 40 yose mbizayivaho. Imana ishimwe cyane. Imana isata bukode urayize isata bukode bagusoye baza kwishyura priave abakubita priave wanyishyura niyo seta nimbi nayo tuzayivaho iyo ngiyo se nayo uzayivaho yonyine se iyo iseta burwayi kanseri useta kanseri ya diabete ariko Kristo
aje gukora imirimo n'ubundi kandi hakiri ku manywa iseta bugomba kutabyara ni ikibazo kuri umwana ni ikibazo ariko Yesu aravuze ngo iyo seta uraje uyiveho abadukurikiye iyo seta uraje uyiveho iseta urayizi mbi ibaje umutima wawe abantu bibyaka ari ibyo wakoze si ibyaha ahubwo imirimo y'Imana igiye kugaragara Imana ishimwe Imana Yesu yaje ariko muri kumurwayi bazi 38 bari bafite mu bisomo Yohana 5 bari bafite abajugunyama ariko ngo namurwaza namujugunyama amugore uri mugongo wari mugongo uzura mugongo yararwaye kuva uri umugabo nabyo imyaka 12 aho ngo akikwa kuri Yesu isoko amaraso itikama yaraje ati umva nubwo ari ku isabato imyaka 38 ni myinshi ushaka gukira dukwiye ushaka gukira izere Kristo akira Imana ishimwe aho atero ikorera ubwawe witahire ngo yikoreye yumva arakize igisabwa no kwizera wizere uyu munsi abona ubwiza bw'Imana Imana ishimwe cyane hanyuma ndagira mbabwire ngo Imana ikubonekere kuko Imana dusenga ni Imana iboneka Dawidi yaranditse avuga ngo gutarwa kwacu kubonirwa mwiza y'Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi na hano ubutabazi bw'abera buri ni mwiza y'Uwiteka Imana uremye ijuru n'isi uyu munsi uvana amaso ku bantu uvana amaso ku bigaragara uhanga amaso Kristo kuko niho ubutabazi bw'abera buri niho imbaga z'abera ziri nuko kwenye kwabera kuri ahandi uruhanze amaso hose ntibizakona kuko abantu barananirwa abantu nababwiye nitangiye kuvuga ko Imana Yesu nta crise economique ya buri kimwe cyane yafite ariko mu bantu babamo crise erega no mu bantu bararuka baranarambirwa uzi kurwara imyaka 12 uryamye kwa muganga kibagaba barananirwa ari n'uwambye abantu barananirwa umuntu arambwiye ngo David ndagukunze nabwira ishusho giye ati ngiye nkwemereye imodoka uziko yapfuye yakimisi bicyarapfa mu bantu baba crise hamwe no kuba yakwemera ikintu cyagapfa ariko Kristo wacu nagajya apfa Imana ishimwe yapfuye rimwe yarazutse ni muzima uyu munsi Yesu ni muzima umwizere niwe imbaraga zawe n'umutabazi wacu n'umunegezi wacu Imana ihimbazwe hanyuma ngiye kubaganiza na mama bwa ku mbaraga z'Imana n'uwo Yesu aboneka Yesu arakiza n'umukiza buriya ni byiza kubwira n'abantu ko Yesu akiza ariko nawe ari byo yagukijije nawe ubu Yesu mbabwira hari ibyo yanyijije hari ibyo yanyijijemo bikomeye cyane Imana ihimbazwe no kuri rabinyijije no kuri bivuga bwira abantu iby'Imana yagukijije giye kubaganiza ubwo by'Imana yanyijije mu gihe gishize cyangwa mu gihe cyashize iracyankomeje iracyanakora iracyakora ibintu bitangaza iracyankiza Imana ishimwe ntabwo birarangira bivuze ngo Yesu ni umukiza w'iteka ryose aradukiza iteka ryose mu buzima bwa buri munsi Imana ihimbazwe hanyuma mu gihe cyashize nje kuganira ku bahamya butonya babw'imbaga za Yesu no komera kwa Yesu nabwe uri mwana wagwaye igicuri ariko Yesu ahuye na Yesu aramukiza nanjye ariye kimwe nabayemo ndabikwa ariko gatandatu mfite famille y'abasilamu famille y'abasilamu papa ni utari umusilamu kubivuga nasubiniye ko byabayeho kandi no guhamiriza imbaga ziri muri Kristo Yesu umuntu umwe mu famille mama akajya ambwira ati ntukajye ariko barankundaga cyane ntacyo batankwiraga buri kimwe ruva ko bankundaga mama akajya mbuza atariko ntago ari byiza tamunanira igihe kimwe rero hari kwa gatandatu mvayo ku cyumweru nzajya gusenga ku cyumweru njya gusenga ndataha mu rugo bigeze mu masaha ya nimugoroba hari ku umupira njya kureba umupira ahantu ku muhanda bitango ni katinguni ngiye kure umupira mu kagari kacu mu karere mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rurenge no kuvuga ngo uvuka Ngoma mu karere ka Ngoma na Rasirazuba hanyuma rero aho ngaho tumva kure umupira ni mu amasaha ya 12 kamera niba mumfate uko mbere byiza ko wereka ukora geste ibintu byakubayeho nuko byagenze ariko birakunda nacyo bihanganye tugahaguruka ntacyo byadutwara haguruka nta kibazo biraza kwemera Imana ishimwe cyane yego ngiye kubahamya rero bw'ibyo nabonye icyo gihe navuye kure umupira mu masaha y'umugoroba yego nari ndi kugenda gutya nimo ndagenda imba ndahagaze gutya mubona nyine kumagaze niko byambayeho ibintu ngiye kwabwira sinzozi siyerekwa ni ibintu byabaye physical ugiye kwa papa wawe no nari mvuye ku mupira ndababwiye ngo nyuma nabanje kwabwira ko imiryango nyine y'abasilamu nabayemo ndibuze kwisobanura bije kurangira rero mpagaze nya
ijwi ry'Imana, Imana ishimwe. Ijwi ry'Imana mbifuje kumva ijwi ry'Imana bifite zanjye. Ijwi ry'Imana rirambwira iti mwana wanjye, mwana wanjye, Imana yawe icyubahiro, ati mwana wanjye reba nijye gukiza uzankorere, mwana wanjye reba nijye gukiza uzankorere. Ryambwe gatatu ati mwana wanjye reba nijye gukiza uzankorere. Mbyumva n'amatwi yanjye, numva ijwi rimbwira ati nijye gukiza uzankorere, kandi ukuri ndimo ndayikorera, narabyemeye kuko yarankijije. Imana ishimwe. Ubwo ijwi nararyumvishe, ndangije ndabona mu by'ukuri nari meze gutyo, nako namanukaga gutya, yego, ngiye kubona gutya mu ruhande gutya rw'ibumoso, mbona haje inzoka ingana na Jaguar, kwa kundi Jaguar ingana gutya iforomye. Jaguar imodoka? Bijya hanze. Nko nyine iyo nzoka ari iforomye nka Jaguar, nyine yari cyari kinini cyane kuko Jaguar ingana, ariko mu burebure no gutya mu bunini no mu bugari. Hanyuma iyo nzoka kugenda nyine nanyihagaze kwa kundi. Byari mwiyerekwa cyangwa bigora? Physical gutya n'amaso yanjye ibintu ngiye kuvuga atari inzozi. None byambaye physical. Ya nzoka imbona nkubone. Inzoka ndayibona, iyo nzoka irimo yaka amabara yose abaho, umutuku, umweru, umuhondo, ubururu, amabara yose abaho irimo yaka bishije na gutya nka zahabu. Byaka ya nzoka ngiye kuvuga ngo mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu kinsubiramo icyo kiyoka. Irabivuga nayo iravuga. Inyigana gutyo. Birangije ya nzoka yahise ivamo umugabo. Yego. Yari yambaye ingofero ya Isilamu, ya inzara gutya zigaragara zaka nanyagaze gutya, zaka n'imboni z'amaso zaka, ahandi hose ari nk'umwijima. Yego. Ari igikara nyine, igikariko kimeze nk'umwijima. Hanyuma kije kumfata gutya, mba nagiye. Yego. Nahise ngenda, ndagenda ntumbaze isegonda rimwe ndanigeze mu rugo. Imyenda ndayanduza kubera ubwoba, mbese ubwoba buranyica. Nawe urabyumva, byose nabikorera rimwe. Twicare nta kibazo none tuganire. Yego. Reka twicarire, ibyo tunicarire. Ngeze mu rugo, mama arambaza, ubaye iki kuje wirukanga n'iyo kubaye ubaye iki? Bikiragi David ubaye iki? Abarajya abaje abahungu twari turi kumwe, arababaza ngo David abaye iki? Ti David twe tubonye Sara. David tubonye Sara, twebwe twabonye Sara. Atari ko ahantu asariye twumvishe ibintu bivunagura ibiti. Ndagira ngo mbwira abantu ko imbaga z'amagini, amagini ni ibintu biza physical ukabibona. Niba igindije mu ishuri shaka urabibona, nkuko ubona igiti riragaragara igini ko urumva nizo mbaga ziri mu mbaga z'amagini, bari bananze kuzimu, bari baje kumfata. Mama David waye kibaba mbikiragi, mama aramfuka misharansengera. Mama aransengera, amaze kunsengera nkunda kwambikiragi amasanga arashira mbikiragi. Ndayobetse ko kurabwe ko hari ku cyumweru, hari ku cyumwe amasaha 12 gutyo n'iminota mike cyane. Birangije mama rongera aransengera, amaze kunsengera arambaza ngo David ubaye iki, ubonye iki? Ntangiye kuvuga, namugaga ni mama icyo mbonye haba imbere ari nk'isekuru. Mama ati ngiki ngagifata ngafata isekuru, ati ngiki mama, ati ngiki, ati yo ni isekuru nkareba. Ati ni isekuru. Mukanya gakonya kansengera, ati ubonye iki? Haba ari mukuru wanjye. Ati mama ati ngiki gifata, mama ngiki gifata, mama ngiki gifate. Nisi uko ari mukuru wawe. Ati uko ari mukuru wawe. Mama aransengera, bibazo bikomeye cyane, ubwo nanataye ubwenge birumvikana. Mama ariko ndabibutse tukiri kuganira, ndikubwira Yesu, kubabwira Imana iboneka, nawe urushya Imana yakuruhura. Ndababwira ko hejuru imbaga z'amagini, hejuru imbaga z'abarozi n'abaroga, hejuru imbaga z'abakonikoni, imbaga z'Imana ikiza ubwoko bwayo. Imana ishimwe. N'abarogaga n'abakoraga izo mbaraga bashaka bareke kuzikorera, kuko hejuru imbaga z'abizera, hejuru imbaga z'abakora ibyo ku bana b'Imana kubizera Imana, imbaga z'Imana zikiza abizera. Imana ishimwe. Hanyuma rero reka dusubikirane ubuhamya bwanjye ni burebure, gusa Imana ibaha umugisha ko mwakurikiranye ubuhamya, mwakurikiranye ijambo ry'Imana rigukize, Imana ikubonekere, Imana ikwiyereke, mwiza Yesu Kristo wa Nazareti. Imana ibaha umugisha nawe utaha. Amen.